Yavukiye mu muryango w'abakene kandi mu bwana bwe ku ishuri yigagaho abandi banyeshuri bakamunyuzura bamwibasira. Yigeze gukubita igihwereye ubwo inda ya mbere yasamye yavagamo. Yabaye mu rugo n'urushako rw'umuruho kandi rutarambye, aho yabanye n'umugabo amuhohoteraga amukubita aho atari yemerewe gukora no ku rufunguzo rw'inzu cyangwa kurubika. Yapfushije nyina wari umaze imyaka 10 arwaye indwara idakira, nyuma aza kubaho yirerana umwana nka single mother nta kazi agira, aho yarabeshejweho n'ibyo kurya bya leta yabonaga yabanje gutonda umurongo boshye impunzi. Yasuzumwe n'abaganga maze bamusangamo indwara y'igikatu y'agahinda gakabije ndetse yashatse no kwiyahura. Nyamara nyuma yaho yaje kwikebuka atangira gukora umurimo w'ubwanditsi yakundaga kuva akiri muto, none ku myaka ikabakaba 60 niwe mwanditsi ukize kurusha abandi bose ku isi, aho atunze miliyari isaga y'amadolari. KP Reports irakugezaho inkuru y'umwanditsi w'umwongerezakazi Mukecuru J.K. Rowling. Ni inkuru ibabaje ariko inatera benshi kwizera, yuzuye amasomo akomeye y'ubuzima, ibanga ry'intsinzi iva mu bikomere bitera umuntu gukomera ngo akomeze n'abandi bazamumenya nyuma. J.K. Rowling yavutse ku itariki ya 31 Nyakanga mu mwaka w'1965. Abyarwa n'ababyeyi b'amikoro aciriritse nabo bari baravukiye mu ngo zikennye ku buryo iyo yavugaga ko ashaka kuzaba umwanditsi w'ibitabo by'inkuru ndende, benshi mu muryango we icyo bakoraga nta kindi kitari ukumunyega bakumva byarasaga no kurota ku manywa. Cyakora ngo mu bwana bwe yakundanaga cyane na nyina wari umutetsi, bakagirana umubano n'ubucuti nk'ubw'abakobwa bavukana aho kuba nk'ubw'umukobwa na nyina. Uyu we ngo yamuteraga iteka akanyabugabo. Ubwo Rowling yari afite imyaka 15 y'amavuko, nyina wamukundaga babana neza batya inshuti magara yaje gusuzumwa n'abaganga bamusangana indwara ya multiple sclerosis MS yanaje kumuhitana nyuma. Multiple sclerosis ni indwara idakira ifata igice cyo hagati mu bwonko, ikaba ibaho y'ubudahangarwa bw'uyirwaye bwirwanya ubwabwo bwibeye. Mu bihe by'ubu burwayi se wa Rowling yahise atangira kwitwara nabi mu rugo kuko umugore we yari yaranavuye ku kazi, ibintu byatumye Rowling abaho ubuzima butarangwamo ibyishimo mu bwangavu bwe. Peter James Rowling, papa wa Rowling, ngo yavugaga ko yakaba yarishimiye kubyara umwana w'umuhungu, dore ko J.K. Rowling yavaga inda imwe gusa n'undi mwana w'umukobwa umwe muri umuna we witwaga D. Ibi byatumye J.K. Rowling yiheba atangira kujyanwa amatabi, ndetse ngo muri imyaka y'ubwangavu ntiyakundaga kuba iwabo. Afite imyaka 25 nibwo yapfushije nyina. Cyari igikomere gikomeye cyo kubura nyina wapfuye adaturiye akuzukuru cyangwa ngo nawe kamushyikirize yabyaye. Afite imyaka 26 yakubise igihwereye maze inda yari itwite ivamo. Birababaza cyane gusama ntubyare, bishengura cyane umutima ab'igitsina gore. Afite imyaka 27 noneho yashatse umugabo. Ahari iki gihe byatanga icyizere ko ubwo yarabonye umuganji byashoboka ko yarabonye wo kumuhoza no kumurinda amarira, akamubera inkingi yisunga n'urutugu rwo kwegamira igiharira, dore ko ay'abagore datemba ajya mu nda nk'ay'ibigabo. Nyamara byahebye ukajya kuko uyu mugabo mutindi yamubereye inka y'inkungu, amubera akasha ka bushumwe kuko yahoraga amuhohotera cyane, amuhoza ku nkeke y'imigeri, amatama ye adasiba kuyahata inshyi boshye uvuza ingoma y'abaporoso. Gukubitwa ni kimwe mu bintu bibi cyane biruta ibindi umugore yakorerwa. Wari ukwiye kumubera urukundo rw'ubuzima n'icyomoro cye, niwe wamubereye icyisha ahubwo. Koko inzira ntibwira umugenzi. Cyakora ngo kuko no mu kibi hatajyapfa kuburamo icyiza, muri uwo mubabaro w'urugo n'urushako rubi rw'umuruho yaje kurubyariramo umwana w'umukobwa. Bibaho, ni benshi bavukiye cyangwa babyariye mu ngo nk'izo. Afite imyaka 28 yatandukanye n'uyu mugabo mubisha wari umunyamakuru w'umunyaportugal wanaje kwemera mu 2020 mu itangazamakuru kuko yamukubitaga kandi ko atabyicuza. Muri ibi bihe nibwo abaganga bamusuzumye bamusangana indwara y'agahinda gakabije ariko y'igikatu, severe depression. Yewe ahubwo yari yaratinze. Afite imyaka 29 noneho yari umugore ukennye udafite umugabo, yirerana umwana, abantu bazwi nka single mother. Aha akaba yarabeshejweho n'udufaranga tw'intica n'ikizere tifashisha abakene kuko nta kazi yari afite. Ni ikibazo kuba guteza abandi amabokosha kugeza no kubyo kurya. Afite imyaka 30 ni yaragishaka kuba kuri iyi si, akaba ari nabwo yagize igitekerezo anagena umugambi wo kwiyambura ubuzima. Mu gihe kandi ubundi kuri iyi myaka aribwo umuntu aba amaze kwiga akeneye gushaka umugabo, noneho akabyaza umusaruro amasomo menshi y'ubuzima n'ubumenyi aba amaze kwiga muri iyi myaka irenga 1/4 cy'ikinyejana kuri uyu mubumbe wikaraguzana n'ibyawo ku mugani wa Tuyishime Joshua J. Pauli. Icyakora ngo igihe cyose umuntu agihumeka habakira amahirwe, kabone n'ubwo waba warageze nka hamwe h'umwana w'ikirara wavukaga mu bakungu, maze umunsi umwe amaze kumera utwanwa no kumva yabyimbye utwo tunuza natwo turimo igihekane kirimo ingombajwi ba n'inyerera ya, agasaba se umugabane w'umurage, maze si ukuwurya akawanjama boshye inzu ihiye bidateye kabiri akabaratindahaye
kugeza ubwo yisanze ari umushumba usangira anarwanira ibijumba byasigaye na rya tungo ryo mu batindi, ndavuga iryo Padiri Kagame yasingije boshye uhinye izina maze akaryita indyohesha birayi abandi bita Ruhungumukiza. Sinzi uko J.K. Rowling yahinduye urupapuro maze ibitekerezo bye abyerekeza ku murimo w'inzozi ze yakundaga passion, ukaba ikintu cyonyine yashoboraga gukora akarusha undi uwo ari we wese. Uwo murimo nta wundi ni ubwanditsi. Kwandika no guhimba inkuru ni ibintu J.K. Rowling yiyumvagamo cyane, kuko ku myaka 6 aribwo ngo yanditse inkuru ye ya mbere yise Rabbit cyangwa se Agakwavu. Icyakora ntiwibwire wibeshya ko byahise bimukundira, kuko inkuru ye izwi cyane nka Harry Potter yanzwe n'inzu zicapa zikanasohora ibitabo nibura zigera kuri 12. Afite imyaka 31 nibwo yasohoye igitabo cye cya mbere. Yari intambwe idasubira inyuma kandi yihuta, kuko ubwo yari afite imyaka 35 yari amaze gusohora ibitabo 4, ndetse byanatumye ahembwa nk'umwanditsi w'umwaka Author of the Year mu Bwongereza hari mu 1999. Mu mwaka wa 2001 yarongeye arakundwa maze ashyingiranwa na Dr. Neil Murray abana kugeza ubu, ndetse bakaba barabyaranye abana 2 barimo David umuhungu babyaye mu mwaka wa 2003 ndetse na Mackenzie umwana w'umukobwa bavutse mu mwaka wa 2005. Ubu we n'umugabo we batuye mu mujyi wa Edinburgh. Afite imyaka 42 yagurishije kopi miliyoni 11 z'igitabo cye gishya ku munsi wa mbere cyari cyasohotse. Karagahigo gakomeye kiyongera ku bihembo bigera kuri 37 birimo n'ishimwe rikomeye yahawe n'umwamikazi w'Ubwongereza rizwi nka Order of the British Empire, umusanzu mu buvanganzo bugenewe abana. Abandi ushobora kubuzi bahawe bene icyo gihembo ni Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger, David Beckham, Rio Ferdinand, Frank Lampard, Steven Gerrard, Gareth Bale n'abandi. Mu bihembo byitiriwe Nobel yaratoranyijwe mu bihembo bihabwa abahanga mu buvanganzo, maze ahembwamo igihembo cy'ubuvanganzo kiba gifite agaciro ka 1/2 cyahabwa atwaye igihembo gikuru mu buvanganzo. Aho yahembwe mu cyiciro cy'ubuvanganzo bw'abana. Joanne Catherine Rowling uribuka ko yatekereje akanagira umugambi wo kwiyara ubwo yari afite imyaka 30 y'amavuko. Uyu munsi Harry Potter urukurikirano rw'inkuru ndende z'impimbano series zishingiye ku nyandiko ze ni izina ry'ubucuruzi mpuzamahanga ry'ikimenya bose ku isi, global brand rihabwa agaciro kasaga miliyari 15 z'amadolari. Wibuke ko ku myaka 17 yanywaga itabi hafi yo kubatwa naryo, yari yihebye adashaka kujya iwabo, aho yakundaga guhungira ku nshuti yitwaga Sean Harris, agapfusha nyina ku myaka 25, ku myaka 27 agakora divorce n'umugabo amuhondaguraga. Ese buriya hari ikintu kibi kitari cyaramubayeho? Ariko subu mu bwamamare ubwo hari ahandi harenze aha yari kugera. Mu mwaka wa 2004 Forbes magazine yavuze ko ibikorwa bya mukecuru J.K. Rowling byari bifite agaciro ka miliyari y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba kugeza ubu yarabaye umwanditsi wa mbere mu mateka wagize umutungo wa miliyari y'amadolari abikuye mu bwanditsi, nk'uko Celebrity Net Worth yabitangaje mu mwaka wa 2023. Cyakora ngo guhera mu mwaka wa 2005 kugeza ubu bivugwa ko uyu mugore abadashaka kugira umutungo wa miliyari y'amadolari, dore ko buri gihe iyo abonye agiye kuyuzuza afata ayo mafaranga makeya akayagenera ibigo by'abagira neza kugira ngo bifashe abatishoboye. Umuntu ubwonko bwe bwigeze kumuha igitekerezo kibisha cyo kwiyahura. Kuri ubu agaciro k'ibikorwa by'imirimo y'amaboko n'ubwonko bwe gapima asaga miliyari 15 z'amadolari. Uyu ni umuntu wari umukene cyane ku rwego rwa bamwe bishyurirwa ubwisungane bwo kwivuza inaha. Nako yari arenze abo, kuko no kubona ifunguro rimutunga byamusabaga kwiyandikisha mu bazahabwa inkunga y'ibiribwa. Singawe irivuza umugoyi iyo wihebye ukumva urashaka no kwiyambura ubuzima utihaye, nihe kure habi haruta aha J.K. Rowling uba wageze. Dore isomo rero, ntukigere wiheba ngo wumve ko bicitse ndetse amazi yarenze inkombe burundu. Izuba nibyo ko rishobora kurenga, nyamara ejo byanga bikunda rizinduka rirasa. It's never too late, keretse ku bashaka gushyira iyo nteruro mu ntego yemeza bayikuye mu mpakanya. Kwiye kwigirira icyizere unicisha bugufi kugira ngo iteka ujye uhora wumva ufite inyota yo kwiga no kwimenya kurushaho. Niba ufite impano cyangwa ikintu yumvamo gukora, shaka amakuru uko gikorwa ubundi utangire none. Si ngombwa ko ibintu bibanza kumera neza ngo ubone gutangira, ahubwo wowe uzatangire ibintu bizagenda bimera neza hanyuma. Ngo you don't have to be perfect to start, but you have to start to be perfect, and you will never be perfect until you start. Ibyo ukunda urota cyane gukora no kugeraho, ujye ubishyiramo imbaraga n'ubushobozi bwose ufite ubikorana umwete. Urajya ukunda umurimo ngo niyo soko ikomeye y'ibyishimo mu buzima. Kandi rero ntukibagirwe gusenga. Muri byose ukora iteka ujye uhoza imbere urukundo wikunda kugira ngo ubashe gukunda abandi byuzuye. Dore niwo murage washyingura ishyitse akabishyiga ry'inyuma ridishyigikiye twebwe. Abanyarwanda baca umugani ngo ikigaye cy'umugore kigira ngo u Rwanda naho rugarukira.
kagira ngo inkuru yacu y'uyu munsi ntituyisoreje aho ngaho. Cyakora hagati aho ndakwibutsa ko iyi ari KP Reports. Wari ubwa mbere ugeze hano, ndagushishikariza gukanda subscribe kugira ngo inkuru y'uyu munsi ibikubiyemo isomo ry'ubuzima n'ibanga ry'intsinzi, amakuru, ibyegeranyo n'ibiganiro bica kuri KP Reports ntibikagucike. Wanadukurikira kandi kuri Facebook, Instagram na TikTok, hose twitwa KP Reports. Urarambe nyakugira Imana urayihorane.